hanyuma kugeza uno munsi ibintu byifashe bite, ejo byiriwe bimeze bite, duha amakuru nyayo afatika yo ku rugamba. Ya nibyo, uyu munsi turi kwa 4 tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ejo twari tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Urugamba rukomeye hahandi rutari rwa rundi twirwaga tuvuga mu minsi ishize, ejo rwaratangiye mu by'ukuri mu buryo bweruye. Hari ahagana saa 10 za mu gitondo, ubwo abarwanyi ba M23 baterwaga n'abasirikari ba leta, igisirikare cya leta FRDC gifatanyije n'ibindi bisirikari birimo SADC, birimo ingabo z'u Burundi, harimo FDLR, abazarendo bo manzeje bataragiye ku rugamba kuko n'ubundi bamaze kubanga bavuga yuko ngo bajya batera ubwoba abasirikari bagahunga. Ku munsi w'ejo rero ahagana saa 10 bararwanye muri side ya Masisi, muri territoire ya Masisi, ariko ni muri side zose kuko urebye ku ruhande rw'umuhanda ujya Kicanga aho bita za Negenero cyangwa se abakongomani bakunda kwita Nenero, hariya za Kimoka, noneho wafata kuri uyu muhanda ujya kuri territoire ya Masisi unyura ku Mushaki naho barateye, nanone na Shasha naho barateye hamwe. M23 yerutse kwigarurira igafunga umuhanda ujya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bitero rero byarakomeje biza kugeza saa 3, saa 4, saa 5. M23 yari imaze kumanura abasirikari bose mu mpande zose uretse uruhande rumwe ndandibuze kuza kugarukaho rusa nkaho rwananiranye. Ni ukuvuga ngo hariya hari hafi y'Isake mu birometero nka 6 ku muhanda ujya kuri teritwari ya Masisi ku biro bya teritwari, naho ku muhanda ujya Kicanga naho bari mu birometero nk'8. Byaje kurangira rero M23 imanutse igera muri Sake igice kimwe, kuko igice kimwe bakirwaniyemo FRDC iragenda abazi aho bita Isake ku kagezi abaturage usanga barimo kumeseramo, uba winjiye Isake uturuka mu mujyi wa Goma, kenshi bakunda no kogereza imodoka, niho FRDC yahise isubira. Ntabwo ari kure cyane, ntabwo ari kure, ni muri kilometero 1 cyangwa se metero 700 na n'Isake, kuko n'ubundi byose ni Isake, ariko hari igice kimwe M23 yahise yinjiramo, ikindi nanone gisigarana FRDC. Ahagana mu masaa 6 nibwo haje indege nyinshi. Saa 5 kwanza habanje kuza indege za helikopteri zibanza kuminja amabombe hirya no hino, nako n'amabombe yo ku butaka yaturukaga za Mugunga yerekezaga muri ibyo bice M23 irimo. Ubwo haje kuza rero indege za Sokoyi, mu by'ukuri zirasa mu nkengero za Sake, zirasa muri Sake, ari nabwo M23 yabaye nk'ifa mu mujyi ijya Mayisha. Yego, iyo tujya kuri details zose ntituri buragize, ndashaka tumenye ese urugamba rw'ejo rwarangiye gute, ni bande bapfuye abandi, kajorite zarugaragayemo ni izihe, uko biri kose nibyo dukeneye kugira ngo tujye uyu munsi wa none, kuko twumvise ko byaraye aho uri hafi aho ngaho ko bitameze neza na gato. Ya nibyo, no kuvuga ngo cya gice cya Sake n'ubundi biragoye kuko M23 yamaze gufata Sake, na agace gakikijwe n'imisozi. Iyo misozi yose M23 irimo. Noneho nuvuga ngo kugira ngo winjire muri Sake na FRDC nayo ntabwo biyorohera, kuko igice cyayo iragifite, ariko kwinjira mu gice cyegereye udusozi turi mu nkengero z'Isake biragorana, kuko muri icyo gice M23 yari irimo ejo ntabwo FRDC yakigeramo, nayo M23 ntikirimo, iri kukigenzurira mu misozi. Wari uvuze ko haje indege nyinshi cyane? Ngo wari uvuze ko ngo haje indege nyinshi cyane, zaba ari nka zingahe zazivuye zakoze iki? Urumva hari siko ebyiri, akaza na helicopter ebyiri zakoraga, gusa Mirage nizo zitaje, ariko zarasaga inshuro nyinshi zigenda zigaruka kugeza ku mugoroba.
zirasa mu bice bitandukanye by'ibirindiro bya M23. aho zarasaga nta baturage bari bahari se? Abaturage barahunze ejo imirwano itaragera mu mujyi w'Isake, abaturage bo bahise bahunga ku buryo umujyi wasigaye ari abasirikari gusa bakontrolinga no mu mirwano. Ese ubu mujyi wa Sake ufitwe nande? Ubu ni ukuvuga ngo Sake igice kimwe gifitwe na M23 iragicungira mu misozi, ikindi gifitwe na FARDC. Marika, ejo ngira ngo twabonye abaturage bahunga bavuga yuko bavuye Isasha bahungira Sake, ubu bakaba bakomeza bagenda batazi iyo bajya, ariko bari mu gusaba leta yuko ibaha amahoro. Ibyo bavuga bati ibyo mwatubwiye yuko muzatera u Rwanda, none ntabwo muri mukurutera, ibibazo bimeze bite? Ya nibyo abaturage barahunze, umujyi wa Goma uruzuye, urumva abaturage bavuye za Shasha, abavuye Isake bose bagiye mu mujyi wa Goma. Urumva yuko barimo bariramata, barimo barijujutira igisirikari cyabo, ariko cyane cyane uwo bijujutira ni Sadek waje ari umucunguzi, waje ari nka Yesu uje gucungura abari mu isi, nta kintu yigeze bakorera, ahubwo aho iziye nibwo mu 23 yagize imbaraga zo kuba yatsinsura igisirikari cya Kongo igafata n'ibice bikomakomeye. Urumva rero Maisha, yego numvise harimo abarake bavuga bati ibyo kutubwira perezida yatubwiye yuko azatera u Rwanda nihaba ibitero, sibyo? Bakavuga bati none uyu munsi wa none ntabwo ari mu kubikora. Ese iyo urebye hakaba n'ibivugwa yuko hashobora kuba harimo bamwe mu bazarendo yewe ndetse na FDR bashobora kuba baca muri humye ingabo za leta bakarasa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo barukururire mu mirwano, wenda ibintu bihombane nk'uko wamugani bahariye bakora iki bishambe niba bishambuke biroze bishambuke uko biri kose hamwe wabonaga insoresore mu zihunga zivuga ati rwose baratudesuye, ariko warangiza ukumva mu yavuga ati perezida yarahugiye mu gushyiraho guverinoma, ubu ntabwo yategura igitero ku Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere byabibaye, kuko na 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, amabombe yaguye mu mujyi wa Gisenyi. Buri gihe iyo barwana n'abanzi babo barasa ku Rwanda. Icyo gihe murabyibuka ko hari n'umudamu wari mu kagari ka Mbogangari witabye Imana, cyaguyeho ndetse n'umwana yari ahetse. Urumva rero nta gitangaza kirimo, gusa wenda ntabyo barakora kuko umujyi wa Goma ntibarawugeramo, ariko byose birashoboka. Uyu munsi rero mu rukerera bavuga yuko intambara yazindutse yarinda indi sura. Yani ibyo uyu munsi mu rukerera noneho byahinduye icyerekezo, aha mu marembo ya Goma, ahanga mu kibaya cya Nyiragongo werekeza Kibumba niho intambara yabyutse iba. N'ubu ngubu murumva ko tutari kumvikana neza kubera amarezo, n'ubu ngubu niho ndi kujya niho intambara yabyukiye. Bimeze bite? Ni bande bayitangije? Ni bande batangije iyo mirwano yo mu gitondo mu rukerera? Gusa umuntu waduhaye amakuru mu gitondo yatubwiye ko ingabo za leta n'abafatanyabikorwa aribo bagabye igitero cya mbere. Erega zigamije kugira ngo iriya mihanda zongeye ziribere zifungure, zinigize kure M23 niba babishoboye. Uko biri kose ngira ngo ntabwo byoroshye kugeza no magingo. Reka tumureke ajye hafi abikurikirane neza bibera, ubwo nibwo yafata neza amakuru. Amahoro se ari bugaruka amahoro. Ntabwo yabyoroshye kabisa. Uko biri kose ikigaragara cyo nuko intambara isa nkaho irimo kugenda ihindura isura, iri gukomera, irimo ingufu nyinshi. Noneho ibyo nakubwiraga urumva Jeri, ibyo twavugaga ejo ngira ngo wabonye insoresore zarimo ziva za Kikanga zirimo kwerekeza nako za Isake zerekeza Igoma, za Sake zerekeza Igoma. Barimo zubira abanyamakuru twege turarakaye, uyu perezida arimo aradukinisha, yatubwiye mu matora ko agiye gukubita u Rwanda, none ntabwo ari mukuru kubita. Ubu mureka ko tubigenze gute? Ako twabonye n'ibifaru yabiri kwerekezayo n'izindi modoka zihetse ibibunda binini. None se yigeze avuga igihe azarutera? Yavuze ko namara gutorwa.
itariki nigeze itangaza. ariko nta nubwo yavuze ko natorwa azatera u Rwanda. Twongere ko yavuze ngo nihagira isasu rigwa ku butaka bwa Kongo cyangwa bakagira agace gato bafata, ati nzasaba inteko inyemerere ntere. Ikigaragara propaganda yo kwangisha abaturage u Rwanda muri Kongo isa nkaho yashinze imizi. Ugombaga bavuga bati iriya M23 cy'abanyarwanda. Urumva? Ibintu ubona ubwabyo biteye isoni kugeza n'umunsi wa none kuba bigaragara yuko iyo turufu ishobora kuba yarayirishije mu matora. Avuga ati rero twaramutoye. Rero ntibimeze ko mbona abantu bakomeze ingabo zacu ziri aho ngaho cyo koze bifatiye mu gahanga ingabo zabo. Nubwo bavuga bati ziri aho ngaho gusa zirirukanka nta kintu ziri mu gukora. Umuntu batureba vraiment akireba basubijeyo brand atuvuga uko akadege karagenda kakaza ngo kaje kurasa nta na kimwe kari mu gukora. Abana na video igaragara abasirikari bambaye nk'abaninja babonye narabonye abaturage bafati courage tu ari inyuma abandi batwara inkoko n'ihene zirangabo zigaragara cyo iki kibazo gikwiriye attention iri ya community international ku buryo ibihe bigera bakavuga bati enough is enough, kuko ibona bari abaturage bacecubo baki bahunga bikoreye ibintu ku mitwe bagenda ibirometero n'ibirometero mu by'ukuri birababaje. Iki kibazo kirarambiranye rwose. Nabo bakeneye kuryama bakaruhuka, bakeneye gukora utwabo. N'ubu hari umukecuru nabonye ngo wari ugiye mu murima aza rwose n'igikwembe yari akenyeye agitaye. Nyiri intambara ntabwo ari imishinyiko. None si intambara ni imikino. Intambara ntabwo ari imikino. Umunyamakuru abaza ati mama wowe kumbona ugimba kubuka ati rwose nahindi mu murima numva ibisasu ndirukanka n'igikwembe nagitanye. Agomba kugita nyine cyangwa ubuzima babutware. Ariko uko biri kose ntekereza yuko igihe kigeze kari akababaro uwakanga igisubizo n'umwe gusa ni perezida wabo. Avuga ati aha abakongomani nta mpamvu yo gukomeza kumarana, nta mpamvu yo gukomeza kwirukanka. We yibereye Kinshasa ntabwo yishobora kumva akababaro kari hari. Akwiye kubifashwamo n'imiryango mpuzamahanga kubera ko we ntiyemera bariya ko ari abakongomani. Nicyo kibazo. Ariko se ntabwo ari ushinzwe kubamenya kuko bari abantu bamubajije ntabwo babagizeho ikibazo. We rero niba aje kubiringaniza rero bishobora kumubera ibibazo. Ariko umukuru w'igihugu arabishinzwe. Ndakora he? None se abantu baza gusa ngo turi abakongomani, umukuru w'igihugu agomba kubimenya hagashyirwaho inzego zimenya ko ari abakongomani. Ntibatuye mu gihugu cye. Ariko gutabaruka ntibatuye mu gihugu cye si abakongomani. Witondere imvugo ukoresha. Yize baza pe bavuye he bari abantu ibisekuru byabo urabizi. None se ibitero bya nyuma iyi ntambara turimo ntibaturutse muri Uganda aho bari barahungiye? Ariko bahunze bavuye muri Kongo, batuye muri Kongo. Abasekuru babo batuye muri Kongo. Uramponda sinoga bari iwabo. Rero iyo uvuze ngo abantu bakaza ngo ari abakongomani, iyo mvugo yawe igomba ishobora kwitanga confusion. Gute se? Bari iwabo. Erega ntabwo kubyumva ariko nshinzwe kubyumva. Njye ntabwo ndi umunyekongo. Ariko tureke kuva muri reality yese abakongomani uravuga ngo baje bavuye i Bugande bateye, bagomba kwigaragaza ko ari abakongomani bakabisobanura, umukuru w'igihugu akabishyiraho komisiyo bakabyemera. Ushaka kuzana nka byawe byabaye hano iwacu muri 90 bavuga bati Abagande baduteye kandi iryo ni iterabwoba. Ngiye ntabyo ibyo nzi sinabyumvise ibyo ngibyo. Angeli ikiriho bari abantu n'abakongomani, ahubwo leta ntibemera, perezida ntabemera icyo kibazo. Ariko ubundi n'abakongomani umva kamini wego aba bantu bamaze hariya ibisekuru byongera ngo kugera ku bisekuru byabo byose sibyo cyane. kandi nuza kubimba uraza gusanga bahisemo kwisanga hari inkuru twasomye ku binyamakuru itubwira ko FDLR yageze mu Burundi ikakirwa n'abasirikare bakuru kandi ko yiteguye gutera u Rwanda inyuze mu kiraro ikinjira mu nyuma ikinjira ibintu mu minota mike dusigaranye. Urabibona ute? Ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa ariko nanone bitewe n'umwuka uhari no kuntu situation imeze n'amadeklarasiyo yagiye akorwa kugeza uno munsi sinabihakana, ariko nta nubwo nanabyemeza asampuze. Ariko reka ntange ikintu navuga ni kimwe, kuvuga yuko kwegereza FDLR inyuze mu mupaka y'u Burundi yaba ari nko kwikururira icyaha. Ndashaka niba ko abantu banyuze neza, niba ko uwo mugambi uhaga
byaba ari ugukwegera abavandimwe b'abarundi nibanze barebe aho FDLR yabaye muri Kongo uko abakongomani yabagenje ubwo rero bashaka kuyiyegereza Burundi mu buryo buziguye byaba ari ukwikururira amakuba ni ukwikururira ibyago nta n'ikintu nakongeraho byaba ari ukwikururira iki kuko ntekereza ko baramutse bateye u Rwanda uwatera aho aturutse umuntu ashobora no kumusangayo biremewe ubwo icyo uko biri kose ntekereza yuko yaba ari imibare ipfuye kuko ntabwo wavuga ngo ugiye gutera igihugu kindi uturutse ku butaka bwa muteye icyo gihugu cy'ubwacyo kitazaza kwivuna ubu gitumiye ku buryo bweruye bidasaba kwicara kwa Loni ntekereza yuko mu myumvire yanjye ntekereza ko yaba ari imibare ipfuye oya Burundi gwe nanjye nge numva ko igihugu cyaha inzira inyeshyamba ngo zitere ikindi gihugu ukwiye kugifata nk'izo nyeshyamba ukanagisanga aho kiri ubwo se ntekereza yuko byaba ari nko gutumira ku mugaragaro niko mbyumva nanjye niko mbyumva reka dutekereze ko wenda twumve ko atari ibyo ni ibiri mu binyamakuru reka tuvuge ko ari ibihuha reka tubifate nk'ibihuha kuko biramutse ari ukuri byaba ari ugusogongeza umubabaro abavandimwe ikibazo pe umuntu yavuga ko babona isomo buriya hariya uba wemerewe kubasanga nta kwirirwa uhita unyura mu yindi miryango ujya kubaza reka nta dekarasiyo bisaba uhita ugenda direct wibaza igize akenshi usanga niyo miryango ifatanyije nabo ufata icyemezo cyawe ndamubwire hari igihe abantu bakinisha ibintu urumva ariko ibyo ntekereza ko ari ibintu byo kudakinisha ni nko gufata umuriro ukawucomeka uri mu zanyakatsi ukajya uwukinisha uwuzamura ugeza ku gisenge guteraho ibishirira reka ntekereze burya ibyo bintu nta wakuruhira abavandimwe b'abarundi kubahamagarira akaga ka FDLR kuko naho yakiri ubanze barebe ibyo yasizeyo none se ubundi ivuye muri Kongo igiye mu Burundi gute nyine ugiye kwegera u Rwanda itere neza iturutse epfo wenda hari n'indi zaturuka Kongo birayinaniye se gufasha abazarendo birayinaniye abazarendo ni abanyekongo ariko ahubwo uvuga FDLR nyine ndavuga urabonye Patrick Muyaya umuvugizi wa leta mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko gutera u Rwanda atari ibyihutirwa cyane hari ibindi bari kubanza kubaka ubu ntiyavuguruje perezida erega cya gihugu avuga ati rwose perezida ahugiye mu gushyiraho guverinoma ntabwo ari kubaka inzego umwajishinga cyo gutera u Rwanda aracyafite akazi kenshi ka politiki ariko kugira ngo umenye arimo asubiza abasore barimo batatu bavuga ati ariko bimeze bite abanyamakuru barakimubajije bamwibutsa gutera u Rwanda ariko hanyuma KNC twasoreza aha ngaha rero reka tunasoreza hatayi